meze neza meze neza cyane uradufasha tubwira amazina yawe amazina yanjye y'ababyeyi nitwa Ndagishimana Eric ariko izina ryanjye ryasho nkaba nitwa Collection ndi umuhanzi ni iryandi ya collabo yo kwegeranya ibintu byose uri umujene cyane uri umusirimu turabikunze urakoze cyane okay tuyigana ku kiganiro nyamukuru cy'ibibere kubera ahangaha ni Kinyinya hazwi nko ku Kagugu ngo twabibwiye abadukurikiye kuri YouTube channel Habona TV. Hano ni Giheka hari igikorwa cyateranyije abantu benshi aba mama aba papa ndetse n'urubyiruko muri rusange. Wambaye n'ingofero ndi gusomaho Tora Kagame. Wambaye neza cyane. None ibi bintu byabereye hano ni ibintu uri gufata gute ni ibintu wakiriye gute kuko uri umuntu wishimye cyane. Man ewa reka nkubwire pe ni ibintu byandenze cyane. Yego. Nubwa gatatu ngiye gutora perezida wacu hari ariko no kuvuga ngo uyu munsi wo birakabije cyane baka kanya ndi hano igihe ntago nateguye kuba ndi Giheka ahubwo ngewe gutya Kinyari ya Dochiveri mitambona hari show mbona n'imodoka mitamvugana uko byagenda kose show yangiye kubera ahantu bigiye kubera ko ngewe ndi n'umuhanzi nakoze n'indirimbo nayirangije ejo bundi yo kwamamaza umusaza Tora Kagame navuze ni ibyo ari byo byose reka ngende ntago ndi bubura umuntu numwe ndi bubwire ko indirimbo ya Tora Kagame uko byagenda kose umva ndishimye cyane gahunda ni hahandi ku gipfunsi gahunda ni ku gipfunsi nje nitwa Eric Shabakiramane iyi ni YouTube channel yitwa Habona TV tuzamura impano z'abantu abantu bari gukora indirimbo amafilime turafatanya cyane mu rwego rwo kuzamurana muri rusange iyo ndirimbo yawe waduha agapera gatoya twumva uko nimeze ubu nangira nkubwira ngo ikipe itsinda sinayigotwa umukinnyi utsinda nge namugura Kagame Paul yaneje imbere zazureba iwacu n'iterambere yamaye ubwigenge nkura mu bwigunge Kagame Paul yamaye ubwigenge nkura mu bwigunge Kagame Paul kumutora ni ibyishimo korasi yayo iravuga ngo amajyepfo iterambere amajyaruguru iterambere burasirazuba iterambere iburengerazuba iterambere umujyi wa Kigali iterambere diaspora iterambere Afurika yose iterambere yamaye ubwigenge nkura mu bwigunge Kagame Paul yamaye ubwigenge nkura mu bwigunge Kagame Paul kumutora ni ibyishimo ubu ndangamba ariko kubwira ko Kagame we yarakoze man ntabwo gutora Kagame ntabwo turi kwiga kumutora nta nubwo dukeneye ko atwereka we ibyo ibikorwa bye turamuzi yarakoze ahubwo kumutora ni ibyishimo mbese nukugira ngo nugusigasira ibyagezweho gutora Kagame no shiro nugukomeza tugasigasira ibyagezweho okay ibintu tubwiye indirimbo yawe numvishe inteye kukubaza ikibazo cy'amatsiko nyakubahwa perezida wa repubulika atuyoboye imyaka iri muri 30 irenga muri iyo myaka yatuyoboye mu bijyanye n'imiyoborere mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage nyakubahwa perezida Paul Kagame mu gihe yatuyoboye wamuha amanota angahe ku 10 reka nkubwire man ntago ari uburyarya ntago ari iki Paul Kagame njyana namuha 100% nta nihereyo nge ngahera kuri mama wanjye ngira amahirwe kuba nyimufite n'umukecuru ariko akunda Kagame cyane kubera ko urumva mama wanjye ni mukuru yabayeho na mbere y'ubuyobozi bwa Paul Kagame yariho ariko abamama bakuru abantu bakuru cyane abamama baramushima cyane kubera ko yabakuye mu bwigenge yabakuye mu bwigunge abaha ubwigenge kabisa kera abasaza bakera barazaga bagakomangisha imigeri akaguru ariko ubu ngubu abamama rwose yabateje imbere amashuri gira inka munyarwanda nanjye ndamushima cyane kuko nanjye gira inka munyarwanda nanjye yangezeho okay ubwo bishatse kuvuga ngo nkurikije ukuntu ushima umusaza ukuntu umufata nk'umuntu ukomeye cyane ntibishoboka ko washyira igipfunsi ku wundi muntu utari Paul Kagame nkurikije ukuntu ushima nyakubahwa perezida wa repubulika mu bijyanye n'imiyoborere mu bijyanye n'ukuntu yaduye akadushyira mu bijyanye n'ubwigenge akadukura mu bwigunge hakabaho gahunda nziza yo kwibohora umunyarwanda wese ku isonga abamama ku isonga ntushobora kugira undi muntu utora utari nyakubahwa Paul Kagame reka nkubwire keretse ahari wenda ubwo ntabwo naba nkunda u Rwanda none se reka nkubwire ikipe itsinda mu ndirimbo yanjye ndakubwira ngo ikipe itsinda ntabwo nayigotwe umukinnyi utsinda namugura none se ubwo nimba naratwaye shampiyona ubushize ngatwara Champions League nkatwara mondiyare ubwo ngubwo urumva nahindura ikipe yanjye birumvikana
urakoze cyane tugana ku musozo w'ikiganiro haye ahabona TV. Wakoze cyane kwitanga. Gira ikintu ubwira abanyarwanda kuri iyi gahunda yo gutora, ugira ikintu uvuga kuri gahunda y'indirimbo zawe kugira tubashe kugana ku musozo mu minota mike cyane. Ngewe ikintu nabwira abanyarwanda bafite icyo bari kurusha abandi kwa abanyarwanda bose ntago tunganya ubushobozi kugira ngo ufite icyo arusha undi afashe undi nawe amufungurira amarembo yamuteza iki imbere kuko perezida wacu nk'ubu ngubu turimo turaganira mbaye ndi kuganira na Kagame kano kanya uyu mwanya naba nabaye big superstar sibyo se ariko ndabizi neza ko nawe uraza kuza kumubwira ko ngiye mukunda kandi mwamamaza ahantu hose tora Kagame yanjye numva ari indirimbo nziza cyane abanyarwanda bakwiye kumva kuzindi kampeni zindi zo kwamamaza numva ngiri ubuntu nazajya mabwa umwanya ngiye nkaririmbira indirimbo yanjye yatora Kagame Paul. Okay, tugana ku musozo hari abantu bari kudukurikirana kuri YouTube channel yacu bakunze impano yawe bakunze ikiganiro twagira hari wakunze indirimbo yawe ashaka kugufasha ashaka kukuvugisha waduha nimero ya telefone ugasoza ushyiraho chorus y'indirimbo yawe kugira tugana umusozo w'ikiganiro. Nimero yanjye ni 078 078 00 00 34 18 karindwi. Urakoze cyane shiraga chorus dusezera nukuvuga ngo amajyepfo iterambere amajyaruguru iterambere burasirazuba iterambere iburengerazuba iterambere umujyi wa Kigali iterambere diaspora iterambere Afurika yose iterambere. Urakoze cyane. Urakoze ku kiganiro Hayabona TV. Imeze neza nta kibazo. Witwa nde waturutse ahagana hehe? Nitwa Mbaruke Dani naturutse mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gashara. Mu kagari ka Gashara. Dani, hano hari igikorwa cyahuje abantu benshi, igikorwa cyahuriyemo abantu batari bakeya. Iki ni igikorwa cyo kwamamaza umukuru w'igihugu wabayoboraga mwifuza ko yazabayobora na manda itaha. Uwo mukuru w'igihugu yitwa nde? Yitwa Paul Kagame. Uramukunda se? Cyane. Nta wundi muntu mushobora guha amajwi yanyu utari perezida Paul Kagame? Oya, tugomba kuyaha Paul Kagame. Birumvikana urukundo ruhari kuko nicyo cyabaziduye cyagukuye mu murenge wa Kinyinya hazwiho mu kagari ka Gasharu niyo kuri harimo n'urugendo kugira ngo ubashe kugera aha ngaha. Niki wabwira abantu bakurikiye Ahabona TV? Icyo nababwira abantu bakurikiye iyi ni Ahabona TV. Ahabona TV babwiye ko naturutse mu mudugudu wa Rwankuba, yego, mu kagari ka Gasharu, yego. Twaje hano nk'abanyamuryango tuje kwamamaza umusaza wacu umukuru w'igihugu kuko u Rwanda rwacu ruratekanye dufite umutekano uhagije ni nabyo tumushimira cyane 100% n'iterambere rakataje. Yego. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari umuntu ushaka gushyira imbere yampaye inka umutekano, nicyo ushimira umukuru w'igihugu muri manda soje yatuyoboraga? Muri manda soje yatuyoboraga icyo mushimira ni ukuvuga ngo aho ntuye mfite umuriro ndacana, dufite amazi, yego, ubwo n'umuhanda urahari. Urakoze cyane ku kiganiro Hayabona TV kandi mwakoze kwitabira. Mama, uradufasha utangira utwibwira? Nanjye amazina yanjye banyita Umuhoza Rebecca. Yego. Aba ndi umunyamuryango wa FPR Inkotanyi. Rebecca, nje muri kuvugana ni Eric ahangana kuri studio za Ahabona TV. Aha uri kuri kamera. Twagiye tukubaze ni iki cyateranyije abantu hano? Angaha twaje kwamamaza umukandida wacu wa FPR Inkotanyi ari we Kagame Paul. Yego, Kagame Paul ni watuyoboraga muri manda ishize. Sibyo nibyo ntibeshye? Nibyo nago wibeshye. None nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri iyi manda arangije atuyobora, wamuha amanota angahe ku 10 mu bijyanye n'uburyo yatuyoboye nk'abanyarwanda muri rusange? Akwiye amanota 10 ku 10 kuko n'ubundi tuzahora tumutora. Okay, ni iki wabwira abanyarwanda batabashije kugera ahangaha? Abanyarwanda ikintu nababwira nuko bo bacikanwe no kwamamaza umukandida wacu kabisa na mahirwe babuze yo kuba batahageze, ariko nubwo batahageze no mu ngo zabo aho bari ndabizi neza ko bashyigikiye umusaza Paul Kagame. Ku munsi w'amatora nta wundi muntu ushobora guha amajwi yawe utari Perezida Paul Kagame? Jewe nago natora undi mu perezida atari Paul Kagame, nubwo nasenyewe nkaba ndi umuturage wasenyewe, ariko nago byambuza gutora Paul Kagame. Urakoze cyane ku kiganiro Hayabona TV, ugira umunsi mwiza.
Hello guys, nahabana TV nk'ibisanzwe. Ni wa muhungu wanyu Eric mukunda cyane. Nyita Eric, nyita Jesus, nyita Giramani kuko habaye inkuru nziza zuje ukuri sinjya matangwa. Ni ya YouTube channel yacu iri kubikora cyane. Itangaza amakuru ya nyaya. Aha turi ni igiheka nkuko twakomeje kubibabwira. Ahari kubera igikorwa cyo kwamamaza Paul Kagame, umukandida watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi. Hari umugabo tuhasanze. Reka tukubaze witwa nde? Nyandwira Burene. Urahanga mu kiye gikorwa ko tubona hateraniye abantu benshi. Naje kwamamaza muzee wacu Paul Kagame. None Perezida Paul Kagame uramukunda cyane? Ndamukunda cyane ijana ku ijana ku gipfunsi. Ku gipfunsi. Yego. Imvugo nongero. Ni iki wabwira abantu batabashije kugera hano hantu, batabashije kugera hano habere igikorwa cyo kwamamaza? Abantu tabanye kugera hano ku gipfunsi nabizi ndabizeye ngeze ndabizi gahunda kuri gahunda. Kuri 15. Gahunda ni gahunda. None muri gahunda y'umukuru w'igihugu ya garanti twari twaramutoye manda arangije wamuha amanota ngahe mu bijyanye n'imiyoborere yayoboye gute abanyarwanda niki washimira umukuru w'igihugu? Namushimira rwose ijana kuri ijana amashyi menshi cyane. Urakoze ku kiganiro haye habona TV? Kuri TV njabona na Kenzi tugakora ikiganiro Kenzi inshuti yanjye ndamukunda cyane. Sawa urakoze cyane. Ndatangira utubwira amazina yawe witwa nde? Nitwa Akimana Latifa. Akimana Latifa. Okay Latifa, uri umujene uri umukobwa ukiri mutoya. Hano hateraniye abantu benshi. Hano habaye ahantu nyine twaje kwamamaza perezida wacu tugomba kumutora tu. Uzamutora cyane. None ni inshuro ya kangahe uzaba ugiye gutora umukuru w'igihugu? Ni inshuro ya mbere. N'ubwa mbere uzaba ugiye gutora? Yego. Okay perezida, hari manda irangiye yatuyoboraga. Nyakubahwa perezida wa Repubulika muri iyi myaka amaze atuyobora. Mu bijyanye n'imiyoborere wamuha amanota ngahe mu buryo yatuyoboye? Ewana bitewe nyine n'ukuntu yagiye ayobora njye namuha amanota 100 kuko nyine afite byinshi, nubwo afite byinshi yagiye akora hari n'ibyo yagiye atwigisha nyine nkatwe nk'urubyiruko. Niki wabwira urundi rubyiruko muri rusange bagejeje imyaka yo gutora umukuru w'igihugu? Ikintu nababwira nyine bagomba gushyigikira umuyobozi wacu kuko ni umuntu ukomeye cyane, afite byinshi yatugejejeho. Njye bitewe n'ukuntu nyine meze nkunda gukurikirana ibiganiro byiwe nkakuramo ubwenge bwinshi. Okay, urakoze ku kiganiro hayabona TV. Murakoze. Kandi uri umujene w'umusirimu cyane nagukunda. Urakoze. kugeraho kwibaza ngo turaganane turazirana shuri. Ndababwira mwe This is Mr. Eric, abona TV nk'ibisanzwe. Nkuko twatangiranye kare. Twaberekaga ahantu mu murenge wa Kinyinya hazwi nk'igiheka karere ni Gasabo. Hari kubera igikorwa cyo kwamamaza umukuru w'igihugu Paul Kagame. Hari umusista w'umujene ukiri muto yatuhasanze. Twagiye tukubaza sister witwa nde? Nitwa Ange. Ange kuri hano. Uri hano.
hano twaje gushyigikira kampeyini nyine yo kwamamaza perezida wa repubulika uri kwiyamamariza umwanya w'igihugu. Yego, perezida muri gushyigikira, muri kwifuza ko yazabayobora muri manda itaha yitwa nde? Yitwa Paul Kagame. Muramukunda se koko? Yego, kuko twazanywe n'iki? Ubwo nta wundi muntu ushobora guha amajwi yawe utari perezida Paul Kagame? Ryanjye rigomba kubarizwayo Kuri Kagame. Paul. Ni inshuro ya kangahe ugiye gutora umukuru w'igihugu? Ni ubwa mbere. Ni ibintu uri gufata gute? Ni ibintu wishimiye bingana iki? Ni iki wabwira urubyiruko bagenzi bawe muri rusange? Njye ni ubwa mbere ngiye gutora, gusa ndumva ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu nishimiye byatari, ariko nyine ikintu nabwira bagenzi banjye, ntabwo bagomba kwigira basibindeba, bagomba nyine buri wese aba agomba kugira aho abarizwa. Ariko njyewe icyo nabashishikariza ni ugushyira igikumwe cyabo ku gipfunsi, kubera yuko ntawe utabona ibyo yatugejejeho. Urakoze cyane ku kiganiro uhaye Habona TV. Murakoze nawe. Witwa nde? Mushimiyimana Marie Chantal. Marie Chantal, uri umubyeyi? Umubyeyi. Turabona bazindukiye hano hantu. Hano hari uruhame rw'abantu benshi. Hano hari uruhame rw'abantu benshi, hari abantu benshi cyane bishoboka, ariko nabo muri abo bantu urimo. Ni iki cyakuzanye hano? Ni iki cyakuzinduye? Naje kwamamaza muzehe wacu Kagame Paul. Kagame Paul. Nkuko mubizi mwese abakurikira Habona TV, Kagame Paul ni umukandida watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi ko yazabahagararira mu gihe cy'amatora ndetse no mu gihe cyo kuyobora igihugu. Umuyobozi w'igihugu watuyoboraga muri manda ishize nyakubahwa Paul Kagame, wamuha amanota angahe mu bijyanye n'uburyo yatuyoboyemo mu myaka arangije? Ni 100%. Bishatse kuvuga ko n'ubutaha uzamutora? Cyane rwose. Ni iki wabwira abandi banyarwanda muri rusange? Icyo nabwira abandi banyarwanda ni uko tugomba kumujya inyuma, tukaba tumuri inyuma nk'umubyeyi wacu tuyobora neza. Ubwo bishatse kuvuga ko nta wundi muntu ushobora kubona ijwi ryawe utari Paul Kagame? Ntawe nariho. Okay, urakoze ku kiganiro uhaye Habona TV. Urakoze nawe. Meze neza? Meze neza nari. Uratangira utwira amazina yawe? Amazina yitwa David Ishimwe. Ishimwe David. Uri umujeni cyane? Yego. Okay David, uri kugaragara nk'umuntu utagiye kuri kamera bwa mbere. Nta hantu ujya uhura n'ibintu bijyanye na kamera? Ya, rimwe na rimwe tujya tuzikora iyo twagiye nko kuririmba mu bitaramo bitandukanye. Ntabwo ari ubwa mbere. Urasa nk'umuhanzi cyane, nakubonye mbana urakeye, ntabwo utinya kamera, ukuntu ureba, uri umujene cyane. Numvishemo akantu k'ubuhanzi, uririmba indirimbo zijyanye n'iki? Ya, ndirimba gospel, ndirimba karete nka zira zambonye. Yego. Nkunda kuramya no guhimbaza cyane. Guhimbaza? Wambara amatise mbese? Cyane, bijya bibaho rimwe na rimwe. Zengera muri ADP?
yagiye nsengera muri New Life in Jesus Kinyinya. Tugana ku ngingo nyamukuru, hano hateraniye abantu benshi. Abakurikiye Habona TV turacyari handi Giheka, hamwe twaberetse ko twatembereye tugasanga hari umuryango FPR Inkotanyi watanze umukandida ko ngo azabagare ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ntangira nkubaza, uwo mukandida FPR Inkotanyi yatanze, umukandida yitwa nde? Uwo mukandida watanzwe na FPR Inkotanyi ko yazabahagarara mu mwanya wo kwiyamamariza umukuru w'igihugu, uwo mukandida yitwa nde? Gusa aha byawe bigiye kugorana cyane, ariko kimwe cyo tuzi twaje gutora umusaza. Nakubajije, iyi FPR Inkotanyi hari umukandida yatanze ko yihagararira mu mwanya w'umukuru w'igihugu, uwo mukandida yitwa nde? Akurikiye TV ndasetse cyane, umujeni nk'uyu ntago azi umuntu waje kwiyamamaza uwariwe. Ubwo ari buze kubitekerezaho neza nyuma tubwire. Gusa basubize muri comment, nubwo ari ikibazo gisubiritse ariko basubize muri comment. Ndongera ngo usubiriremo ikibazo wongere usubize rimwe. Umuryango wa FPR Inkotanyi hari umunyamuryango watanze ko yabahagarara ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uwo muryango, uwo muyobozi nyine watanzwe yitwa nde? Bro, naje ndi muri gahunda z'akazi, ariko nsanga bari kujya gutora kwamamaza. Ndavuga nanjye reka njye kwamamaza muzehe ko yatugejeje ku bikorwa byinshi bitandukanye. Rero ndi hano bwo kwamamaza muzehe, ntago nigeze nkurikirana cyane umukandida wabashije ko wahagarara muzehe. None uwo muzehe ninde? Uwo muzehe wakomeje kuvuga? Paul Kagame. Niwe naherekare nkubaza. Wari wamuyobewe. None tugikomeza, ugiye gutora ku nshuro ya kangahe? Inshuro ni ya kabiri umukuru w'igihugu. Uzatora nde? Uzatora Paul Kagame. Ubwo bivuze ngo ijwi ryawe nta mundi muntu ushobora kuri utari Paul Kagame. Shoboka, muzehe yatugejeje kuri byinshi bitandukanye, yaduhaye ubusugire bw'igihugu nk'urubyiruko dufite ubwigenge. Yego. Ntago bishoboka ko ari ijwi itari Kagame. Tweretse ibikorwa bitandukanye, amavuriro, ibintu byinshi twarize. Yanaduhaye ubwigenge nk'urubyiruko, aduha gutinyuka twihangira imirimo itandukanye. Nuko nabikubwiye, genda umuhanzi nibwo nyitangira, ndizera ko ejo hanjye ari heza. Urumva ni igikorwa gikomeye cyane. Ntago mu minsi ya mbere kuri ziriya ngoma bahozeho, ntago abajeni nkatwe twisanzuraga nk'uko tubishaka, ariko uyu munsi wa none turisanzura, twemere kujya mu bihugu aho dushaka hose, biremewe nta kibazo. Twemeye gukora icyo dushaka, turamushimira cyane ko yaduhaye ubwigenge mu gihugu cyacu. Okay guys, ndabona uri mu myaka nk'iyanjye, uri umujeni mu gihe ibintu byinshi nyakubahwa perezida wa Repubulika yakoze, hari ibyo dusoma mu bitabo, hari ibyo tuzi natwe ubwacu nk'abajeni. Okay, Perezida Paul Kagame yatuyoboye imyaka irenga 30, imyaka myinshi cyane. Okay, kurikije ibyo wumvishe n'ibyo wabonye, nyakubahwa Repubulika muri izi myaka ishize atuyobora, wamuhamana 10 cyangwa ku ijana mu bijyanye n'imiyoborere bitewe nuko yatuyoboye? Uramutse umbaje ngo ndamuhangahe ku 10? Yego. Umusaza yakoze ibigwi amatsiko cyane yo kumenya ayo manota. Muzehe yakoze ibigwi bitandukanye, amanota namuha ni 100%. Yego. Niwe muyobozi. Ntago ndi mu myaka myinshi cyane, ntago nigeze menya abaperezida babanje, ariko twize n'ibyo twasomye. Niko mvuga ko hari ibyo twasomye mu bitabo, hari ibyo twibone natwe ubwacu. Niwe munyabigwi wabashije kubaka ibikorwa bitandukanye, niwe muntu wa mbere wageze ku nzozi abanyarwanda bifuzaga. Niyo mpamvu tugomba kumutora, bibaye byiza tuzamutora kugeza igihe azagendera ku kabando. Okay, tugana ku musozo w'ikiganiro, ntabwo nandikira impano yawe y'ubuhanzi. Nimba nakugoye uraduha akantu gato cyane, ariko abakunzi bahabona TV babona ko tujya tubatamo. Ni karibu cyane. Umusirikare niwe utagisubira inyuma, twambariye urugamba, twe turabaneshi, twambariye urugamba, twe turabagenzi. Umusirikare niwe utagisubira inyuma, umusirikare niwe utajyasubira inyuma, wambariye urugamba,
urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane uri umuhanga cyane unaririmba neza bro rasa ku ntego gira ikintu ubwira urubyiruko muri rusange muri kire ku bijyanye na kino gikorwa tugiye kwerekezaho cy'amatora ubundi tugane ku musozo w'ikiganiro. Ikintu nabwira urubyiruko bakwiye gutora muzehe kubera ko muzehe ni umusaza wubatse ibintu bitandukanye. Yego tuzagomeza kumutora kandi nekereza ko ejo hazaza hacu hazaba heza ko yaduteguriye kera kandi aracyanadutegurira. Ndabizi neza imbere yacu ni heza cyane. Icyo nabwira urubyiruko rero bahitemo umusaza ubereye nta wundi ni Paul Kagame. Gahunda ni ku gipfunsi gahunda ni ku gipfunsi niko mugenzi wacu twaganiraga ku Habona TV akomeje atubwira. None nagira ngo nkubaze indirimbo zawe akapera uduhaye ukaturimbiraho gato kugira twumve uko tubimeze. Abanyarwanda bishimiye uburyo uririmba bishimiye impano yawe ushaka kukuvugisha ushaka kugufasha inkunga sange vuga nimero yawe ya telefone. 078 70 umuntu yakunze byawe nta platform nta ma channels nta hantu ashobora kubibona nta uragira ubushobozi bwo kubizamura mini ntera. Ndatekereza ndi muri studio hari producer witwa Martin Mugisha. Martin Mugisha uhitinze cyane muri iyi minsi ndamuzi cyane. Arimo arakora Dorcas na Vestina album sinzi nibo bizi. Inshuti zanjye cyane ndabizi ko ari ubakorera. Rero uriya producer niwe turi kumwe muri iyi minsi niwe uri muri ankora indirimbo gusa ntago ndabona ubufasha buhambaye ariko nkeneye ko impano yanjye yazamuka. Bityo nk'abanyarwanda ndabasaba inkunga kugira ngo dufatanye gutarama duhimbaza Imana dutora umusaza. Harya amazina yawe ninde? David Ndayishimiye. David Ndayishimiye ndagushimiye cyane nanjye. Mugabo uje kwinjira mu moteri ukakanyemerera nabakunda hiti. Wanjye uratangira twibwira amazina yawe witwa nde? Njye nitwa Ntakirutimana Emmanuel uzwi ku izina Kagoma. Kagoma Kagoma ushobora kuba uri n'umurere ariko biragaragara cyane. Ndiwe cyane. Okay Kagoma hano hateraniye abantu benshi cyane ni ibihumbi ni ibihumbagana abantu bateranye ari benshi cyane hano habaye iki Kagoma? Hano rero ni ukuri twaje kwamamaza abadepite b'umuryango wa FPR bari ku muryango wa FPR no kwamamaza nyine viye wacu nyine urabyumva nawe ntiyasigara kuko twageze aha ntitwakwamamaza abadepite viye ngo asigare no kwango nyine viye niwe twabanje n'abadepite nta kibazo bose bari kumwe nta kibazo n'umuryango umwe ntari. Okay hari umuryango wa FPR Inkotanyi watanze umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ko yabahagarariye umukandida yitwa nde? Izina ry'umukandida watanzwe ko yahagarariye n'umwana uri mu nda yamumenya kabisa n'umwana uri mu nda aramuzi ni Paul wacu kabisa. Paul wacu kabisa ubwo ni ku gipfunsi umva hahandi kabisa. Ubwo bishatse kuvuga ngo mu gihe cyo gutora nta muntu n'umwe ushobora kubona ijwi ryawe utari nyakubahwa Paul Kagame. Ahubwo ngewe nzabyuka saa 6 z'ijoro nyuka bazafungura ibiro by'itora mahagaze. Wageze ku biro by'itora? Nta muntu uzananga kwinjiramo. Uzaba hageze mu gitondo cya kare? Igipfunsi ndagikumbuye bya hatari. Okay ni iki wabwira abapapa bagenzi bawe ndetse n'abareyo muri rusange? Ngewe nk'ubundi busanzwe ndi umuyobozi w'isibo wanjye twakunda igihugu ubu ngubu ikintu ndi gukora ni ugukangurira abaturage kugira ngo
babashe kumva ikintu itora abanyamuryango bahari ndi kubakangurira kuzazinduka tugatora kare ubundi nkabashyiramo gutora Paul Kagame nta bindi abadakunda no mu bantu nyobora ni abantu bari mu yandi mashyaka bahari amahirwe mfite bose ni abanyamuryango ba FPR gusa njye ikintu ndi gukora no kubakangurira kuzinduka tugatora kare tukigira mu mirimo yacu ntagire umuntu akazi ke gapfa twe tuzazinduke dukore ubundi twigire no mu kazi dukore nta kibazo. Okay, tugana ku musozo w'iki kiganiro ugiranye na Habona TV. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari garanti hari imyaka myinshi amaze atuyobora mu bijyanye n'imiyoborere mu bijyanye n'uburyo yatuyoboye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wamuha amanota angahe mu buryo yatuyoboye mu gihe? Amanota 800%. Urakoze cyane. Ndagushimiye Kagoma, ndagushimiye. Urakoze ko kiganiro haye Habona TV. Sawa sawa musaza. Turaza kwahurira kuva saa saba za mu gitondo kugira ngo Okay, papa wanjye uratangira twibwira witwa nde amazina yawe? Amazina yanjye banyita Byiringiro Christophe. Yego. Ariko amazina nitwa mu bufana banyita Nyabugogo. Umufana wa PER mu Rwanda hose ndetse n'imahanga. Ni kimwe nuko nta nirindi shyaka nzi ritari FPR Inkotanyi. Nyabugogo nanjye si ubwa mbere nkubonye ndakuzura umuntu w'icyamamare mu bijyanye no gufana. Uri umuntu w'umutarama. None se nagira ngo ngubaze gatoya, hano hateraniye abantu benshi, hari abamama, hari abapapa, hari urubyiruko muri rusange ndetse n'abana bato. Ni iki kintu cyabaye ahangaha? Okay, ubaka kanya ikintu cyabereye hano nkanjye Nyabugogo icyo nibwira cyangwa icyo mbona nuko turi kwamamaza umukandida wacu Nyakubahwa Paul Kagame, kandi twebwe na match yarabaye umugeni yarataje. Ndahamya neza ko nta wundi mugeni dukene ubu turi mu muhuro ejo tuzirongora. Ubundi ni ukuvuga ngo sinzi ubundi buryo nabikubwiramo. Jewe umunezero uranyishe, ibyishimo n'umunezero byarandenze kuko none se reka nkwibire sekere, ubundi sekere ni ibanga. Yego, ni ibiri banga rwose. Ubaka kanya tuvugana umuryango wa FPR Inkotanyi n'umuntu utawufana ubwo ninde ntagabaho abaho se. None nizera ko yaba atari hano. Okay, ku kiganiro haye Habona TV hari abantu badukurikiye kuri YouTube, hari abantu bari kwibaza uriya muntu wisize amarangi, uriya muntu akunda bingana iki umuryango wa FPR Inkotanyi, bagereranyirize ugenekereje. Okay, njyewe ntago nabona uko mbigereranya kuko kuva ku mubyeyi wanjye ari we data kugera mu bisokuru bose nabo mu muryango wa FPR Inkotanyi, bamwe n'abasirikare abandi n'abapolisi abandi n'abayobozi nyine bagiye bageze. Njyewe rero ntabwo mfana FPR kubera amafaranga, nta nubwo nyifana kubera ikindi kintu, nyifana kubera ibyiza iduha. Birumvikana. Tugana ku musozo w'ikiganiro hari ikibazo nshaka kukubaza. Hari manda Nyakubahwa Perezida wa Repubulika imyaka iri muri 40 amaze abayobora abanyarwanda muri rusange. Ni iki washimira umukuru w'igihugu cyangwa se urabinsubiriza rimwe kankubaze n'ikindi? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu myaka amaze ayobora wamuha amanota angahe ku ijana mu bijyanye n'uburyo yatuyoboye abanyarwanda? Yewe rero Perezida wa Repubulika nabuze urwego namushyiraho kuko ubaka kanya ngiye kumuha 100% naba mbeshye, ahubwo njye navuga 1000 ku 1000, kandi nabyo ntago bihagije kuba namuha ayo manota. Ubwo njyewe ahubwo navuga cyo man turishimye, abayobozi ababyeyi abakecuru abatabasha kugenda baravuga ngo uriya musaza mudushirireho mugire mutya, ubundi ni inkuru ndende. Ubwo ku munsi wo gutora nta wundi muntu ushaka ijwi ryawe utari Perezida Kagame. Ni ukuvuga ngo njyewe kuva navuka kuva nagera nzarinda nshyiramo n'umwuka burundu nipfire, nta wundi muntu mpaye. Nyabugogo urakoze ku kiganiro haye Habona TV, turagushimiye. Namwe murakoze. Sawa uri umuntu w'umugisha. Yeah.